Mwiriwe neza. Ubu noneho tugiye gushushanya inkono cyangwa se tugiye kureba ukuntu washushanya inkono cyangwa se ugashushanya ikintu kirimo umwenge, uwo mwenge ukawutobora, hanyuma ukaba wakora igishushanyo gitoboye mu by'ukuri, gitoboye ku ntera ingana kandi nawe ukagitobora nyine uko ubyifuza. Bigenda bite rero? Kurikira gato urebe uko tubikora, nawe uzagenda ubikora kugeza igihe bizakunda. Gusa ntabwo bigoye, nizeye ko bitazagufata igihe kinini kugira ngo ube wakora ikintu kimeze nk'aka kantu dukoze. Ubwo twagiye dukoze indiba, turazamuye nibyo. Noneho tugiye kuzengurutsa iki kintu cyacu kugira ngo kibashe kugira forume dushaka, turagikaragiraho hano, noneho niturangiza tubyemeze. Urabona ikintu cyacu kiraje ariko kije ahantu hose gifashe, nta hantu namwe gitoboye. Rero ikintu tugiye gukora hano, turifashisha sheri birumvikana kugira ngo intoboro yacu ibashe kuboneka. Turifashisha ibyo bita sheri, aho turi buze kuba twayikoraho. Nituyikoraho duhitemo aho tugiye kuba twatobora, dushyireho milimetero ebyiri ko arizo dushaka ko ikintu cyacu kiri buze ari wo mwanya uri buze kuza kuba usigaye hanze, cyangwa se ari wo utoboye, ari wo mubyimba nyine gifite inyuma. Niturangiza tubyemeze, nitumara kubyemeza turebe igishushanyo cyacu kiraza kuba kimeze gute. Turasanga cya gishushanyo cyacu gitoboye. Urabona ko ushobora kuba washyiramo amazi ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane rero kubw'iyi video ndetse n'umwanya wacu mwaduhaye kugira ngo tubashe kuba twabana, kugira ngo mumenye bino bintu. Imana ikomeze kubarinda, mugire umugoroba mwiza.